Muri iyi minsi hagaragaye inkuru ivuga ngo channel ya Ismael Mwanafunzo yasibwe. Ariko se koko yasibwe n'ubuyobozi bwa YouTube cyangwa ni amayeri yo guhisha YouTube channel yawe? Ujye wumva abantu benshi bavuga ngo channel runaka yasibwe, ugasanga inkuru yabaye uruntu abantu bakayiganira ku mbuga nkoranyambaga. Ariko se koko YouTube isiba channel uko bishakiye, cyangwa hari uburyarya bwihishe inyuma y'ibi byose? Muri no documentaire tugiye kurebera hamwe uburyo ki abastari bamwe na bamwe bamaze kubigira umuco kuba bahisha ama YouTube channel yabo, cyangwa bakabeshya ko yibwe kugira ngo bakomeze bigwizeho imibare myinshi y'abasubscribers. Ngiye bateguriye kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro, nitwa Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Sam started kuri social media platforms zanjye zose. Ese YouTube isiba YouTube channel nta muburo yatanze cyangwa se warning? YouTube ntisiba channel gutyo gusa. Hari inzira zemewe ikurikiza. Ubanza guhabwa warning igihe ukoze ikosa ryoroshye. Iyo bikomeje ukabona strikes, ni nk'aho baba bakuburira ngo uhindure imyitwarire. Iyo strikes zigeze kuri 3, icyo gihe channel irafungwa burundu. Ibi byose bikorwa hagamijwe kurinda uburenganzira bwa copyright, umutekano no kugenzura ibinyuranye n'amategeko. Ariko kandi hari ubundi buryo bubaho bwo guhisha YouTube channel. Ni nk'uko nyirayo ashobora guhisha channel ye. Ibi bikorwa mu buryo bworoshye, akayishyira kuri private cyangwa akayihisha mu gihe gito. Iyo ibi bikozwe, rubanda ibona nk'aho channel yasibwe burundu. Iyo ibi bikozwe, rubanda cyangwa se audience ibibona channel yasibwe burundu. Ariko nyirayo aba agifite ubushobozi bwo kuyigarura, akongera akayigaragaza. Ese ni ukubera iki abantu bakunze guhisha YouTube channel zabo? Ese kuki abantu bahisha channel zabo? Igisubizo kiroroshye. Attention. Iyo umuntu avuze ngo channel yanjye yasibwe, abantu baratangara bagatangira kuganira ku izina rye, bigatuma kundwa kurushaho. Ni nka marketing yo kwihimbira scandale, guhimba ishyano cyangwa se amahano, kugira ngo abantu guhimba ibyago, kugira ngo abantu bamumenye, bamukurikire ndetse bamushyigikire, arusheho kugwiza umubare mwinshi wa subscribers cyangwa se wabamukurikirana. Urugero mwarubonye ni nka YouTube channel zagiye zigaragara, harimo YouTube channel ya Yago TV show ubwo yavugaga ngo yibwe cyangwa se yasibwe. Hari YouTube channel ya Killerman ubwo yavuga ngo nawe yibwe. None muri no minsi twongeye kubona indi nkuru ivuga ngo channel ya Ismael Mwanafunzo yasibwe. Ariko se koko yasibwe n'ubuyobozi bwa YouTube? Iyo YouTube iba yamuhannye, yari kubanza kumwohereza warning, hanyuma strikes, ariko nta kimenyetso kigeze kigaragara cyuko ibi byabaye. Icyo bivuze ni uko bishoboka cyane ko channel ye yahishwe kubw'amayeri yo gukomeza kugwiza umubare mwinshi w'abamukurikirana, niba nta kimenyetso cyagaragara. None se niba abantu bakoresha amayeri yo kwiyambika igisebo cyangwa se igihombo kugira ngo barusheho kwamamara, nawe ubibona nk'uburyo bwiza wakoresha bwo kugira ngo ukomeze kwigwizaho umubare mwinshi w'abagukurikirana, cyangwa wabifata nk'ubugwari cyangwa se gukunda umugayo? Tubwire muri comment uko byumva. Ariko ntago byari bikwiye ko abantu bakomeza kushuka audience cyangwa se ababakurikirana kugira ngo barusheho kugwiza abandi bantu babakurikirana. Igihe bateguriye nkanabagezaho iki kiganiro, nitwa Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Sam started kuri social media platforms zanjye zose. Ndabashimiye, Imana ikomeze ibarinde.